nari mubaje ikibazo kivuga ngo urabona kugera iyi saha ingo abantu bari kubaka ingo muri iyi minsi ndetse n'abazubatse urabona hari ingo ziri mu manegeka. Uyu munsi ni iyihe nama wowe wagira abaduteze amatwi n'abadukurikiye mu bijyanye no kubaka urugo? urabona igihe cyacu umuntu ubundi buri muntu yagiraga umuranga. Umuntu yageraga umuranga, umuntu yajya kukurangira umugeni akavuga ati umugeni wo kwa runaka ni urugo nzi ruteye gutya na gutya, niba ari abapfumu akabikubwira, niba ari abantu beza akabikubwira, ukavuga ati ruriya rugo uko biri kose narukuramo umugeni. Muri iki gihe rero ibyo ntibikibaho. urabona viziyo, turi muri viziyo, turi muri viziyo, nta musore ukirambagirizwa. asa abaranga baciwe na viziyo. ubu muranga ni telefone. Muri iki gihe umusore arirambagiriza n'umukobwa akirambagiriza. Yego. Kandi uyu musore atitaye ko wenda iwabo w'umukobwa ari mu barozi, ari mu bapfumu, ibyo nta n'ibyo abazi. Icy'ingenzi kiriho mbona ni uko baba barakundanye bombi, uko ari babiri babirangirizaho. ibyo ntibabizi, bakabona aba bana baraje nyine bateza bimeze gutya na gutya gutya na gutya. Icyo ni ikintu nacyo muri iyi viziyo kitari cyiza, ni kimwe mu biri gutuma ingo zitaramba. Hanyuma se wowe ukabona ko umuranga yari afite akamaro? Yari afite akamaro nyine. Umuranga yagiraga akamaro. Yego. Kuko wajyaga no gushaka umwana uvuga uti iwabo buriya uriya muntu arahazi, ashobora kumubaza isi ruriya rugo rumeze gute. Noneho muri make kugira ngo nubwo dusenga habeho twongere tubake gakondo yo kurambagiza ariko duciye ku muranga. Tugize amahirwe bikabaho, byaba ari byiza kuko aka kanya noneho hari abarangije kubaka, batagikeneye umuranga, ahubwo bari muri izo struggle. Ni iyihe nama wabagira? Inama umuntu yabagira rero ni ukoroherana. Ubundi buriya niba umugabo afite amahane n'umugore akagira amahane, byanga byakunda urwo rugo rurasenyuka. Yego. Niba rero inama wenda abadamu bagenzi banjye, ugashaka umugabo uzi neza, wenda wamushatse uzi umugabo mwiza witonda, ariko burya imitima y'abantu ugasanga agira amahane, ukumva wowe guca bugufi. Ugaca bugufi ukamworohera, ukareba ko ushobora kubaka bigakunda. Ikindi hanze amabwire asenya ingo cyane. Amabwire hanze asenya ingo cyane cyane mu bagore. Amabwire asenya ingo rwose. Abagore baricaye bari kuganira, baganiriye ku mugabo, uzi ku mugabo ibyo basanzwe bikorera iyo ibyo byigeze bikubaho se? Ibyo njye ntabyigeze bimbaho. Uri kutugira inama abari inyuma yawe, ariko ukanadusangiza uburyo wowe wabyitwayemo. Aka kanya hari umuntu byanga bikunde, wari umudamu uri kudukurikirana, ariko akaba ahora yumva umugabo amubwira ati umugabo yagize gutya, umugabo yagize gutya. Niyo nama wamugira? Inama namugira, yakagombye kubanza agashishoza niba nabyumva. Akagomba kubanza we akishishoreza akareba mbere yo kugira ngo asenye. Akabanza agashishoze, se ibyo bambwira buriya kuri mugabo wanjye nibyo cyangwa si byo? Ukabanza ugashishoza mbere yo kugira ngo utere urugo hejuru rwawe, kandi wisenyere muri make, kuko usenyerwe uramutiza umuhoro. Mbere yo kugira ngo wisenyere wowe ukabanza kwishishoreza ukareba. Hari ijambo Evase yavuze ndetse nawe uza kurikomozaho. Burya abanyarwanda kera baravugaga ngo ubuze imfura ngo ni ati biheko. Ese noneho reka tugaruke mwitangirira. Umwana wanyu mukuru yitwa nde? Yitwa Bimenyimana Theoneste. Bimenyimana Theoneste. Hari ukuntu ababyeyi ba kera bajyaga, nk'ubu mfite mukuru wanjye yitwa Nzabakurikiza, abandi ukagira abandi basobokora kitwa Nkunda Banyanga, data akaba yitwa Ngizorondi.
urumva ufashe nzabakurikiza nkunda banyanga nkiza urundi ni amazina y'imigenurano yo muri icyo gihe cyane, kuko namwe muri abakera. Nzeyimana Evald, Nzeyimana Evald, Mukeshimana Bertide. Bivuze ko hari uburyo ki mufatamo Imana mu muryango wanyu. n'iwacu nuko papa nta mwana n'umwe witwa izina rye. Yego, ntibamusenga Imana, ntibamukesha Imana, ntibamusabye Imana, ntibadufite Imana, ibyo ni ibyo. aka kanya noneho rero kandi urumva ni uwa kera. ni uwa kera. Umunyarwanda ati ubuze imfura ati biheko. Namwe imfura ya mbere mumwise bimenye Imana. Mu by'ukuri aka kanya hari abantu baduteze amatwi, ndetse bajyanabona ageze muri izo sitarago z'ubuzima, z'umuryango, z'ubushako, bavuga ati iyo menya sibyo. Ariko aka kanya mwebwe mukavuga ngo byose tubikesha kuko twayobotse inzira yo gusenga. Hanyuma uyu munsi hari umuntu wamaze kugera muri urwo rugo akubitana n'ijambo iyo menya. Ni iki wamubwira muri aka kanya? ibyo bintu rero iyo nza kumenya, ubundi buriya ni ukuvuga ngo iyo aza kubimenya ntabwo aba yaratashye muri urwo rugo. ni kwa kuba byarangije kumusangamo. Aka kanya ni iyihe nama wamugira muri ubwo buzima ari gucamo noneho? njye namugira inama yo kwihangana. yo kwihangana, erega kubaka urugo kugira ngo rukomere biragora. Ko kugorana ko dushaka ngo tubwire nyine ntabwo biragora, bisaba kwihangana. Yego, kuko nk'ubu urareba, reka ngwe urugero, uyu mugabo Igisi, tumwite Igisi, yashatse umugore ejo, umwaka umwe baratandukanye, batangiye kuryana, umugore abuze kwihangana n'umugabo abuze kwihangana. Watubwiye ngo wabonaga umuturanyi yahukanye iwabo, none ubu nta mukobwa ucyahukanira iwabo. turi muri viziyo arawukana agahita ajya gushaka geto. none se mukecuru, umubyeyi, ni irihe buye washyiraho muri iyi miryango turi kubaka muri iki gihe, kugira ngo nibura natwe turebe ko twasigasira umuryango nyarwanda? Kuko urugo iyo rusenyutse tayari ni umuryango ubuzimye. Aka kanya ni iyihe nama wagira abantu bari muri izo ngo ziri sitarago, bari gusitaragoringa muri ubwo buzima ariko bitwa umuryango? Ni iyihe nama wabagira? bitwa umuryango, rero inama nabagira, ubundi gusenga buriya birafasha. Icya mbere ni ugusenga. gusenga birafasha. Ikindi, umugore akihanganira umugabo n'umugabo akihanganira umugore. kandi ikindi kintu kiriho muri iki gihe tugezemo, ikintu bita ubusinzi kirimo gusenya ingo, ubusambanyi biri gusenya ingo. buriya hari ikintu umuntu ashobora kwihanganira n'icyo utakwihanganira, nabyo bibaho. Turi kugana ku musozo w'ibyo ndi kukubaza ndetse n'umusozo w'iki kiganiro, hari uburyo ki umuntu ashima Imana? Turi buze gusoma Zaburi y'150 turi ku musozo. Hanyuma ni iki mu myaka 35 ishize gushima Imana birumvikana, ariko urugendo ruracyakomeje. Isengesho ryawe ntabwo ryari ryo kugera ku myaka 35 gusa, ahubwo riracyakomeje. Ubu ni igiki uri gusenga n'uvuga ati Imana yagukorera? Avuga ati ubu aka kanya mbonye Imana ku maso ku yandi, cyangwa se mu nzozi nayisaba iki? Ni iki uri gusaba Imana muri kindi gihe gisigaye ntazi? ubu ndi gushima Imana imyaka maze yaraturinze, iraturinda, iduha abana, turashima cyane. ariko mu yindi myaka turayisaba ngo izakomeze iturinde mu gihe kitubesheje kuri iyi si ya rurema. izakomeze iturinde n'ubundi n'iyindi myaka dutegereje kuri iyi si, wenda niba yaratugeneye guherekeza ubukambwe bwacu uko ntibizi. ariko turayisaba kugira ngo izakomeze iturinde ibibi byinshi biri kuri iyi si mbona birimo gutesha abantu agaciro. izakomeze iturinde, turayisaba. Hanyuma rero imyaka 35 izuzura ku cyumweru, ni nabwo utegura kuzasangira n'abantu. Gira icyo ubwira abadukurikiye, niba urabatumira, niba se gira ijambo babwire.
ndabatumiye cyane ibyo nzaba mfite rwose pe bazaze dusangire nta kibazo, duke duhazana benshi nubwo ari duke ariko nta kibazo, tuzadusaranganya uko tuzaba turi ku cyumweru. aho bizabera ubwo ni hehe? karibu mu rugo kwa Evaze. mu rugo kwa Evaze. akayongera gusubize muzehe mikoro agira icyo atubwira. muzehe, nakwita muzehe ariko ntabwo uri muzehe wa wundi wo guta, uracyafite umumaro kuko ari mu itorero ry'igihugu tuvuga ubu uri inararibonye, uri umugishwa nama. iyo tugiye ku rugamba turaza tukakugisha inama. n'uyu munsi hari abasore abakobwa bari kubaka ingo ndetse bifuza kuba batera ikirenge mu cyanyu, nabo bagakomeza urugendo rukarenga naho mugeze iyi saha. inama wabagira ni iyihe? ubundi icyo nababwiye ahanini ni isengesho. ubundi muri kiliziya gatolika tugira n'imiryango ya gisiyo gatolika inayo ifasha urubyiruko kubazamura neza mu burere, nk'abarejiyo, abakarisimatike, abanyamutima n'abandi abasare n'abasikuti. hari imiryango myinshi bashobora kujyamo ifasha ikarera urubyiruko rukazamuka neza, kuko si ikintu n'ubundi bigaragara ko ikanuye kugira ngo uyoba ihite imujya. yego. ikindi navuga n'urubyiruko rwagombye kumvira ababyeyi, kandi n'ababyeyi nabo bagaha abana uburere bwiza, cyane cyane babatoza no gukora, bakabatoza gukunda umurimo kugira ngo nabo bagire iterambere. nahoze mbivuga nti ahantu hari inzara usanga urugo rutabayeho neza. icyo mbagira inama yo kugira ngo nabo bagire ibyo bakora biteze imbere, be kuba inkorabusa. ubundi yegere Nyagasani azabafasha, kandi buriya Imana ifasha bifashije, ariko nzi ko Imana icyo tuyisabye, kereka iyo dusabye nabi, dusabye neza iraduha, kereka iyo dusabye nabi. ariko icyo nzi cyo nuko natwe kugira ngo tugere kuri ibi ngibi nuko twakomeje kwegera Imana tuyitera umugongo. yego. Imana ifasha uwifashije. ubu aka kanya hari abantu bari mu rugo bameranye nabi, bafite umwiryane, ariko hari ijambo ukomeje ngo nibakore biteze imbere. kimwe mu bintu bitera umwiryane n'ubukene burimo. aka kanya noneho hari abantu bari bazi neza ko uko byagenda kose ubukire buturuka ku mugabo gusa cyangwa se buturuka ku mugore gusa. hari umugore ukora ugasanga nawe akandagije umugabo bya bindi, nuko atagize gute, ntacyo afite. aka kanya rero hari imiryango yari yasenyutse muri ubwo buryo, umugabo asuzugura umugore, umugore asuzugura umugabo. mu by'ukuri hari ibyarangije gusenyuka dushobora kongera kubaka, hari n'ibyasenyutse tutagarura cyane. burya ngaho inzovu zikiraniye hari ibyatsi ngo bihaborera, hari ibyatsi bibora ntibyongere kumera. ariko aka kanya inama yawe yagira aho ikura umuryango wari uri mu nzira zo gusenyuka ariko utarasenyuka. mu by'ukuri se igitekerezo kimwe, hano mu mudugudu mutuye hari aho mujya mutangira ibitekerezo byanyu ku buryo ababyeyi babakurikirana? hari uburyo bwitwa ngo umugoroba w'ababyeyi se hano mu mudugudu wanyu bamo? ariko niwe gikora ntabwo nzi, warahabaga ariko ndumva atakibamo. warahabaga? gusa njye mba hari komisiyo yitwa y'ubutabera n'amahoro nyibamo. ni komisiyo ifasha abantu n'ubundi ikunga abantu bari mu nzira zo gusenya imiryango yabo. ikindi rero hari gukunda ibintu aho ngaho uvuze, aho kugira ngo akunde mugenzi we agakunda ibintu, ugasanga nyine ibyo bintu yikundiye nibyo abirutishije uwo wafatanyije kubaka, akamukandagiza ibyo bintu, kandi n'ubundi byakagombye kubafasha kugira ngo biteze imbere. yego. hari abantu badukurikiye bari hirya no hino, ndetse akaba adashobora kubonana nawe imbona nkubone, ariko akavuga ati nyamara ibintu byarananiye. uyu musaza, uyu mumama ndamutse mbabonye nkabaganiriza ibyo mfite ku mutima wanjye, bangira inama nkamenya nuko nakwitwara, cyangwa se bakambera na marene na pare muri ubu buzima ndimo. kuko kwitwa pare w'umuntu cyangwa marene w'umuntu si uko uba waramuhagarikiye mu nzira runaka gusa mu bijyanye n'itorero, ahubwo hari n'ubundi buzima ushobora kumufashamo. watanga nimero yawe ya telefone kugira ngo uzagukenera, ukeneye inama zawe azagusange by'umwihariko ubashe kumuganiriza. nimero ya telefone ni 078 371
3 4 3 urayisubiramo 0 7 8 3 7 1 3 4 3 5. Bakunzi bacu rero turabashimiye. Ahangaha twari turi mu muryango wa Nzeyimana Evaze ndetse na Mukeshimana Bertilde, aho bishimiye kandi bashimira n'Imana yabafashije mu rugendo rutari rworoshye, mu rugendo rw'imyaka 35 bamaze bubatse urugo. Ni umuryango rero ugizwe n'abana 7 ndetse n'abuzukuru 3. Ni umuryango ushima Imana ku byo yagiye bakorera. Nanjye rero ndashima Imana ko yashoboje gukandagira muri uru rugo. Ariko Zaburi 150 iravuga ngo haleluya, nimushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwishi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imyirongi, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Umurongo wa 6 bavuga ngo ibyaremwe byose, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Hano mu muryango wa Evaze rero nabo barashima Imana. Asoreje ku ijambo rivuga ngo murararitswe ku cyumweru ku itariki 10 muzaze 11 muzaze kwifatanya n'uyu muryango ushimira Imana. Bivuze ngo rero ni anniversary ndetse bararitse buri munyarwanda wese, cyane cyane muri uyu mudugudu. Yego, muri uyu mudugudu wa Nyakabingo mbere ni ukoroherana, guca bugufi, umuntu akemera ko mugenzi we nawe ashobora kugira igitekerezo yagira, kuganira muri make, ikiganiro mukaganira si hakorwa iki kugira ngo urugo rwacu rutere imbere. Mbere na mbere burya n'iterambere rigomba kuza mu rugo, kuko n'uburyo n'urugo rurimo inzara nta mahoro rugira. Ikintu cya mbere cyo iyo mubanye neza mugomba kuba mufite n'uburyo bwo kubaho, no kubaho neza mufite n'ikibatunga, kugira n'umwenda wo kwaha. Ikindi ni uguca bugufi mukumvikana. Ku buryo urugo kugira ngo rusenyuke nuko abantu kenshi bose usanga bishyira hejuru, ntagiye waca bugufi ngo yatese mugenzi wanjye wamworora. Kimwe n'uko ushobora no kuvuga uti nakosheje ukaba waca bugufi ugasaba n'imbabazi. Naho ubundi biri na mbere isengesho, ari n'isengesho ryo gusabira ingo, banabyiza abantu banaryiga bakarimenya nabo bakajya barivuga. Yego, reka twakire noneho rero Mukeshimana Bertilde. Nawe afite byinshi byo kuvuga, nk'uko wagiye bitubwira ahari ntabwo ari uko muvugiye, muhereze iyo mikoro, ariko ntacyo yereke gutyo. Ariko nawe ari buze kutubwira. Hari ijambo wakomoje avuga ngo Imana urashimira Imana ko itaguhaye umugore ukujagaraza. Mukeshima, erega kukuvuga ntacyo bintwaye kuri njyewe, kubera ko kimwe uri umubyeyi wanjye. Umubyeyi mu izina kirazira. Nuko urakoze cyane. Nawe rero turakwakiriye, ni urugendo rurerure. Impamvu ndi kuvuga n'abadukurikiye baraza kutubwira mu by'ukuri, usibye kuba umuntu yakumva imyaka, ariko biragoranye ko iyo myaka ukureba ku isura, ukureba aravuga ati imyaka 35 ni we cyangwa si we. Yego, uratangira wibwira abadukurikiye, hanyuma unababwire n'imyaka yawe nyirizina kugira ngo baze gushingira uko ya myaka 35 ariyo koko. Nababwiye ko nitwa Mukeshimana Bertilde. Navutse muri 69, imyaka 50. Ubu ngubu ni 57. Ubwo rero iyo myaka niyo pe 35 dufite ya mariage. 35. None se ukureba ko ari ko yagira ngo mufite imyaka 35 ahubwo uvutse, ni irihe banga? Aho kugiye kuzatuma mbwira uwo musaza asubire ku nabyo turi buze kubigeraho, kuko ni mu by'ukuri n'abadukurikiye, ahubwo ubu nibwo ugeze mu myaka 35. Hanyuma rero
imyaka 35 ugiye guhera ku mwaka wa mbere wubatse urugo, byanga bikunde hari ijambo abanyarwanda ba kera bagiraga ryitwa ngo gukazanura, urarizi. Kabiri, uwakureba muri iyi myaka 35 mbere yaho ashobora kuvuga ariko uyu mama ufite imyaka 35 yubatse urugo akaba agize imyaka 50 wari kumwereka mu myaka 35 uyu mama yari ameze atera ko ndi kumureba ameze uku ari icyuki mugani w'abagandi bavuga muri iki gihe. Ati noneho muri iyi myaka 35 mu by'ukuri ni irihe banga wakoresheje ngo ume mugize iyi myaka nta hembe ryakomanye n'irindi, hatabayemo kujagaraza ivaze nk'uko yabivuze, ni irihe banga wakoresheje? Njyewe rero buriya kera nkiri iwacu twarasengaga pe, iwacu ni urugo rusenga cyane, twarasengaga pe iwacu. Papa nawe yari umukateshiste rwose kuri paruwasi ikomeye cyane, yego, ariko isaha n'isaha bicaraga basengera abana babo. Baradusengeraga cyane ku buryo n'abandi tuva indimwe ntawe wigeze ashaka urugo rubi. Ndabigutuye ko nta mukobwa wa papa wigeze ashaka urugo rubi. Ubwo rero bishatse kuvuga ko ari umurage cyane rwose, wenda ntago mbizi, gusa isaha n'isaha papa aradusengeraga cyane kandi yari umugabo w'inyamahane cyane, twagendanaga no ku gitsure. Hanyuma noneho rero ndibuka nanjye rero ubwo rwose nkiri n'umukobwa nabonaga ingo n'ubundi hirya hino bashwana mu ngo, ariko ngewe nkabaza mama, ariko se mama bariya baba bapfa iki kuba bari babiri mu rugo baba bapfa iki? Mama ntacyo yansubizaga, ngewe yaranyihoreraga, ariko nkamubwira ni ngewe nshatse urugo rumeze kuriya, njye ntabwo nakubaka urugo nubona nagarutse uzamenye yuko rwose byanze. Ngewe nkabwira Imana nujya kumpa uzampa ikibona kizatuma ngira amahoro, kuko ntabwo ngewe nabishobora rwose kwihanganira biriya bintu. Ariko Imana yagiye kumpa impereza ibyo nayisabye, iguha ibyo wayisabye. Hanyuma noneho rero ntabwo nagombaga kubyihanganira, kuko ntabwo umwaka wa mbere ubanye na Evaze, umwaka wa kabiri murabanye, wa gatatu murabanye, 4 5 murabyaye, mufite abana 7. Abuzukuru bangahe? Abuzukuru 3 nabo turi buze kubageraho. Ariko noneho rero ubaka kanya nk'uko ubivuze, hari ingo wabonaga hirya no hino, umwe yahukanye bakubitanye, umugani wawe aragiye ejo aragarutse, aragiye ejo aragarutse, ariko n'ubu uri kubibona muri sosiyete, kandi bagasazira mu izo, bagasaziramo nk'ibya kera nyine urabyumva. Hari kera abantu ba kera barihanganaga, ntabwo ari nk'abo. Ahubwo rero nibyo twashakaga, nashakaga kugira ngo tugireho. Ni iyihe nama watanga ku bantu turi kubaka ingo muri iyi minsi? Rero tugana ku musozo, ariko hari ikintu numvise kidasanzwe, ni uko ngo kuri uriya munsi ku cyumweru ku itariki 11 muzongera gusubira mu masezerano. Iyo bavuze gusubira mu masezerano ubundi bigenda gute? Nzema tubwire, iyo bavuze gusubira mu masezerano bigenda gute? Ubundi haba harimo indahiro n'ubundi bisanzwe mu gihe kanaka maze kumva gutyo ko bavuga ndasoza ntabwo no kwambikana impeta, ngewe kanaka uwo akiri impeta mpambitse niko bavuga, nongeye kukwambika, ntabwo nongeye kukwambika, ni nongeye kukwambika. Okay, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka twasezeranye, ntabwo twasezeranye. Yego, nibyo nibyo basubira mu kamara impeta. Ibi ndumva noneho ni indi mariage nanone. Ni mariage ya kabiri. Uyu ko numva ari umunsi udasanzwe se, ahubwo noneho mu buzima ni ibintu mwagizemo uruhare 100%. Noneho mama azongera kwambara agatimba. abakambara, ariko abakambara niba abandi baba bakiri batoya imyaka 10-15. Yego, sinanyishaje nakwambara ibara. ariko rero reka dukumbuze aba bantu badukurikiye